uduteze amatwi uzumvira ijambo uzumva ibi twavuze reka bizamuhembure ineza y'Imana izagaragare uzatanga ubwenge kuko ari bwo ngombwa bukenewe wongera ugarurira abantu umwuka wera Imana ishimwe wongera ukora abantu ku maso ubashigikire uhindura imitima imeze nk'ikomeye uyoroshye kuko ushoboye ari bwo Uwiteka Imana igirakara Imana ijyanga agasuzuguro Musi yashize duheruka gusenga Imana imbwira ijambo rikomeye irambwira ngo icyubahiro n'ibyo kurya byarashize ngo hasigaye iby'abantu banyubashye Imana n'ibyo nazigamye ni ijambo rikomeye Imana yambwiye ndavuga ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa byarashize ariko hasigaye ibintu by'abantu banyubashye narabizigamye mukore cyane mwihute mushaka Imana kugira ngo uburakari bw'Uwiteka butaraza kuko burahari hari icyatuma Imana iza hari icyatuma igucisha bugufi reka ntabwo burya Imana yakwihoreye ntabwo yakwihoreye kubera akagambane kawe ntabwo kuyu munsi wirirwa uvuga ukavuga ibidafite umumaro ejo ukavuga ibidafite umumaro ejo ugasopanya nejo ugasopanya abantu ugashaka kwica umuntu ukamwica ahagaze ntabwo Imana yakunaniwe uburakari burahari Imana igicyaha Imana igifata umwanzuro abanye n'Imana ibuka ugikizwa ibuka ucyakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe waririndaga wabanaga n'Imana wumviraga Imana washakaga Imana ukavuga ngo niyo yonyine yampamagaye nta wundi muntu wampamagaye ntabwo wiganaga abandi uko abandi bavugaga ntabwo ari ko wavugaga ongera wibuke hanyuma ugarukira Imana iyo munsi kuba Imana yawukuremeyemo ushaka ibirayi ngo reka ngo mvuge ibidafite umumaro ngo ndi umuntu ngo nanjye nishaka ibirayi ngo haruntunze se je utunzwe n'Imana ntabwo utegetswe gushaka ibirayi usebanya ntabwo utegetswe gushaka ibirayi uhanganisha abantu utegetswe gusenga niba warasenze ukabona nta kimana irimo ipanga suzuma wirebe Isaka urebe ko hari inkota wazanye muri uyu murimo wazanye inkota y'amagambo wazanye inkota yo gusebanya no kwangana wazanye inkota yo kwicana wazanye inkota yo kugira ngo usebye mugenzi wawe amanuke hasi umwangiriza izina Imana irahari uburakari bw'Uwiteka burahari umuriro w'Imana urahari uzagutwika nta rwitwazo ufite rwo kuza ukora ibintu nabi ngo nukubera iki ngo ndi muri showbiz narabyumvise nk'umurokore ukabona ngo nge ndi muri showbiz ukumva nta soni ufite rwose ijambo rivuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ibyo urimo ukora byose hari ubundi buzima amagambo urimo uvuga ndagira nkwibutse ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima nyabona izo nzangano ufite nyabona uko kubeshya ndimo ndabwira abantu nkabwira ngo hari akabuwate k'ikinyoma abantu bahimbye hoya rekura nta kibazo kubw'ubuzima uyu munsi bumeze nabi ariko ejo buzamera neza nabuze ngo nta mukozi w'Imana upfa ushobora gupfira ku musozi umwe ukazukira ku wundi upfa ko waravuganye n'Imana gusa haleluya Imana irakora ndi umugo kubihamya ko Imana ikora reka nyikubwire siyo numvanya abandi niyo niboneye n'amaso Imana ntabwo igira isoni zo kukubwira ko izagutabara ntabwo Imana igira isoni zo kukubwira ko wayikoreye izakugirira neza mwikangwa n'ibihe ntabwo iminsi isa komera irinde genda mugake mu byo ukora ariko iyi si irashaka kwirukanka cyane iri ku muvuduko wihuse yewe murokore nushaka kwirukanka ku muvuduko wihuse uko murokore ashaka kugenda uko isi ishaka kugenda uko iterambere ishaka kugenda nyabona ushaka kuzariga mu bugingo ugaca bugufi ukihana ukareka icyaha n'igisa nacyo ugaca bugufi ugashaka Imana ntabwo guhangana byatuma ushaka Imana ntabwo byatuma ushaka Imana ntabwo kuvuga ukuvuze byatuma Imana uyibona ubundi hari ingingo ikurengera hari igituma Imana iza kugutabara tugira abatuza mu matwi tugira abaza kudukosora ariko ntihazagira umuntu ugukosora gukura ku Mana yawe ngo muko wahamagawe Imana izakugirira neza Imana izagutabara Imana izagutambutsa utatambukaga hari imiryango itakugeza aho amashuri atakugeza Imana dukorera iri mu gihugu cyo mu ijuru izahakugeza izo ntambara izazirwana kandi
bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, mwese tubasuje kandi tubifurije ineza y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose, kandi mu byo mwerekezaho amaboko byose kugira ngo Imana ibihire. Hafi na kuri rero aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'ibinyagaryo, mwese turabasuje. Tubifurije ineza y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana. Aho uherereye hose, igihugu waba urimo cyose ukaba wumva ururimi ndi kuvuga, wumve ko ngusuhuje kandi nkuramukije, nkwifurije ineza y'Imana, nkwifurije umugisha w'Imana mu byo ukora byose kugira ngo Uwiteka Imana abihire. Iki ni igihe cyo guhembuka rero, iki ni igihe cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, iki ni igihe cyo kwitunganya no kwiboneza kugira ngo ahari Yesu nagaruka azasanga tudafite umugayo, kuko iyo turimo nubwo bimeze gutyo turi no kwitegura kugaruka kwa Yesu, kandi Yesu yaravuze ngo nzaza mbatunguye, nzaza nk'umuja ntawe uzamenya igihe nzazira. Birasaba ko duhora twiteguye ku manywa na nijoro, mu migendere yacu, mu mivugire yacu, tugahora twigengesera kugira ngo hato na hato tudatungurwa. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tukubwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo tuguhe impuguro zimwe na zimwe, umenye ko witwara, umenye kugenda, yewe umenye no kuvuga, kuko umunyarwanda avuze ngo vuguziga, kandi amenye ibyo kumva kuvuga n'igihe ugomba kubivugira n'agomba kubivugira. Ngize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, umubyeyi Imana yahamagaye rwose, imubitsamo ibintu bikomeye cyane, ubutunzi bukomeye cyane. Iyo naganiye nawe nagize uwo mugisha, mba nzi yuko ubwanjye ngiye kunguka, namwe mugiye kunguka. Reka muhe ikaze ku Musaraba TV. Ngoma Debo, uraho? Ndagusuje mu izina rya Yesu. Ba witonze shaho. Ayo arakantu usomye muri Bibiliya nimba ari mu migani ngo kwitondoka rimendera byemeza umutware, kandi ngo namba kuri shebuja niwe uzashima. Cyakora rero ndagakunda ayo majambo, ndagakunda. Amakuru cy'iminsi cyane, uri kwisiga ibiki se kuno minsi? Ntabyo n'amavuta y'Imana. Agurirwa hese? Utisize amavuta menshi, kumva unyuzwe n'ukuri n'ibihurimo, kumva urashima Imana. Amavuta y'Imana agurirwa muri isoko? Ntawe no gusenga. Gusenga bizana amavuta se? Kwihanganirwa. Cyangwa birumisha? Oya. Gusenga, isengesho rihindura amateka, isengesho rirakora, isengesho rihamagara ibitari biriho bikabaho, isengesho ryimura imisozi itamenyekanye mu kanwa uburakari, mbese isengesho cyitwa gusenga. Wasenze ntaseba, ntakamwara, nubwo iminsi yamusuzugura, isengesho rijya rihindura iminsi. Muri make isengesho ribumbatiye byose ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu rero wabona ejo umuntu asenga ukamubona mu buzima budasa, ariko ejo ukongera ukamubona ahandi hantu, bavuga ngo ni we cyangwa ntabwo ari we. Isengesho rero ni ikintu gikomeye. Ariko hari igihe umuntu asenga akabona ni inzahare, akabona ni inzahare hanyuma y'izindi. Icyo gihe ni iminsi we yamusuzuguye, ariko ntabwo azahora ari inzahare. Kuko ubundi igituma Imana ituremera amashimwe ni uko Imana igukura mu rwego akagushyira ku rundi. Ni uko wakubonye ejo atungurwa n'uko akubonye ubundi. Niyo Imana yitwa Imana. Nyine ntacyo kuba uri inzahare, ariko ejo ukazahuka, kuko birashoboka. Bose se niko bazazahuka? Abantu bose basenga niko bazazahuka? Biri mu isezerano ry'Imana? Twese ntabwo tuzanganya ubushobozi cyangwa tunganye duse, ariko nemera ko buri muntu wese Imana izagira ikikora ku buzima bwe. Ariko ari igito izagikora? Izagikora. Isezerano rikomeye ni irihe se yaduhaye? Ni ubugingo. None ariko tukiri mu isi izagikora. Ngenda byizeye. Ikiri mu isi, umuntu wasenze Imana kubaha Imana, naho iminsi yamusuzugura, naho abisi bamusuzugura, byanze bikunze Imana izakora. Ntabwo uzava mu isi Imana wasenze, abaturanyi batayimenye, imiryango itayimenye, inshuti zitayimenye, ntabwo Imana ikuzarikora. Abisore bagusuzugura, ushobora no kubikora uyu munsi, nawe zikagucura ukigendera, ariko ryasezerana Imana yagusezeranye ikarisohora. Si uko yenda yose yasora. Ibyo nabyo ntabwo biba biryoshye. Ibyo nabyo ntabwo byaba biryoshye. Imana kuntabara umunsi ejo yangize kankibura. Byanashoboka. Byanashoboka ko urebye imbere yawe. Ariko nemera ko hari iryo yanasezeranya umwana wa kazarirya, ariko byanze bikunze nta jambo Imana ivuga ngo rihere naho ryatinze irasohora. Unyibukije nyakwigendera inzahuke, nawe buriya ntabwo byandyoheye neza, ntabwo byasawundinze neza. Rero hari ikintu yari Imana ikimutaba atarajya ngo ahage abaciyeho. Wamukwiye kumenya nk'abakozi b'Imana mu isi si iwacu, dukora nk'abera. Nemera ko njye Mama Debora Imana yankorera imirimo, ikanyandikira izina, ikampa umugisha kugira ngo umwana wanjye azasigare abirimo. Wumvise rero ngo umukiranutsi ngo urubyaro rw'umukiranutsi ntabwo ruzasabiriza, sibyo? Nemera ko nakora ibyiza rwose, Imana igakora ikankura ku mutima, ikagira ibyo ikora, yarangiza ikanyandikira izina,
umwana wanjye ejo azagenderamo. Niyo mpamvu turimo tubwira abantu tuvuga ngo mureke dukore nk'abantu bazapfa ejo ariko bafite bazafite umurage bashaka kuzasiga basize umusingi bakoze uko dufite abo twabyaye. Rero ntabwo ari igitangaza aho ari haruta hano mu isi. Kuba yarya ibirayi, kuba ari kurya ifiti, kuba ari kurya ibiti byose ariko hari integeza ko numvishe ibyo yakoze batangiye kubisibanganya. Uwo mugabo twavugaga ntabwo wasibanganya ibyo wakoze. Rero sinzaba makuru nahoze nta umwe mu nzaho cyavuga ati rwose baratwirukanye twese. Nta n'umuntu reka nkubwize ukuri. Biriya bintu nimba ari byo koko mama Debo ko byabiteye agahinda. Umuntu yafashe abana abashyize mu rugo yego sinibanga ibyo bagezweho byose byatewe n'inzahuke. Ibikorwa yakoraga avana abana mu muhanda genda akabashyira mu rugo aho yarageze hose ndakeka umuntu wese wamuteraga inkunga avuga tufite umutima w'urukundo akira ikintu cyo gutunga bari abana. None uyu munsi ngo umugore bose yirukanye. Cyo ntabwo nkemeranwa n'abarimo bavuga cyambere n'amakuru umuntu yahagazeho. Numwe muri buri kubitangaza. Umwe kuko amakuru wasigaje kuri YouTube umuntu ashaka kukwanga akakwanisha n'abantu. Yavuze ko yazanye ngo umuryango yazanye ababyeyi be baza kuhaba. Ntabwo kuhaba se guteka. Bo bahita babirukana. Oya yenda n'amagambo burya mu rugo. Buriya yenda umukozi yengeze aho ngaho ku mukozi w'Imana ko nzi ko nanjye nubwo navugwa umukozi w'Imana igihe cyose bagomba guhagarara hagati. Ariko njye ntabwo nemeranywa n'uwaje kuvuga ko yabirukanye. Yewe nemera ko imirimo myiza Imana umuntu akora ku giti cye ayisanga imbere. Rero kuba nyakwigendera we ubwe yarakoze imirimo ye iyo yarangije gukora icyo yagomba gukora yaragikoze. Sibyo? Nagenda ruhukira imirimo y'umuherekeza. Haleluya. Ko twanavuga ngo kwakoze. Hanyuma ibyasigaye mu rugo nepo mu rugo habamo ibintu byinshi. Ushaka kutumvikana. Natwe twabakoze Imana twatuza abantu tubana nabo. Umuntu ashobora kukunaniza cyangwa se n'umuntu ashobora kuba koko maze mama pase akavuga ati ubushobozi ni bukeya. Hari aho mugeze nepo buri wagucutse uri mukuru ntabwo ari kimwe no kuyagucutse uri umwana. Rero buriya abantu bafite ibintu byinshi bavuga byinshi. Reka ntituze kubyinjiramo cyane ko nta nivuga butumwa arimo kandi byaca bivuga butumwa gusa ari byo byatwamugaye. Ariko igihe tutaramenya ko ari byo tutarivugana na nyiri ubwite ngo tumenye uko ukuri ukuri nepo umuntu ni mugari. Umuntu ni mugari kandi ndatekereza ko nawe nka pasiteri wigendeye nubwo izo nzahuki wamuhaga nawe yagerageje gukoresha ubwenge bwe agoresha gukoresha n'imbaraga sibyo. Nawe hari ibyo yitanze kugira ngo agereho. Ntabwo rero bariye cyane kuko hari abantu benshi ariko nawe hari ikiguzi yatanze. Ubundi nepo hari ikiguzi cyo gukomera. Abantu babimenye hari ikiguzi utanga kugira ngo ubu uriwe kuba baba baraje agakoresha uko baje ariko nawe hari ikiguzi yakoze. Hari urwego yagezeho hari ibyo yari yaritanga, hari icyuya yabize, hari ugutegura yateguye, hari igikundiro yasenze aragishaka. Rero mbwira abantu hari ikiguzi cyo gukomera. Ikindi cyongeyeho ikintu cyitwa umunwa gusebanya. Ntago twasapotinga nimba izo nkuru ariko ari ukuri koko ntago madamu Asiya twamushyikira kuko afashe inzahuki zose. Ni umukuru umusore nabonye kuvate ngo uziruka ntago turamenya ukuri ariko nimba ari byo ntabwo ari byo twamugaye ntago twareka kuvuga n'umwana mu rugo nepo n'umwana mu rugo hari igihe ugera ku myaka 19 18 ubwawe n'umubyeyi atarakubwira ngo va mu rugo rwanjye nawe ubwawe ukahibwira. Ikihutirwa nta nubwo yanasakuze yaba yamukanye atamwirukanye ni mukuru afite uko yagenda akabaho ariko hari umwana muto ukeneye kongera kubaho. Rero ibintu tubona kuri tubi byose ntago ari koko. Nanjye navuze ntibiramutse twibajije ikibazo kimwe turavuga ngo biramutse ari ukuri. Kandi twongere tunagaruke nepo imbaraga pastor yakoreshaga nizo mama pastor zinakoresha mujye tujye tureba hagati. Hari imbaraga ariko turi kumuherekeza yabasezerije ko atazabatererana. Ntabwo yabateranye ahubwo satani ikintu agamije ni ugukora imirimo myiza. Iyo umukozi w'Imana ubundi ntabwo witurwa ineza wagiriwe. Ariko nepo ndagira nkubwire ngo muri no miseno n'abantu baragoye nepo. Ikihutirwa ni ukumenya umuntu ariko umuntu ni mugari. Umuntu ni mugari, umuntu ntiwamunezeza, umuntu atagiye ngo birangire. Wamushimisha ntiwagira icyo ukora, icyo wakora cyose. Nabone. Nta nubwo twanasenze ubwo twese tugenda. Ntabwo turatangira ikiganiro ndabizi. Ntabwo turatangira. Ariko gere nepo abantu baragoye nepo niba nta nicyo gitangaza yenda kuba iyo nzaho cyaje gusebya mama pasiteri. Niba umugore cyangwa umugabo tugeze mu minsi cyanyuma abantu bakwiye gushishoza bakareba niba umugore cyangwa umugabo mwabanye mu buriri
mukaryamana mugasangira mukambarana ubusa aza kugushyira hanze ku karubanda nkasuka umwana utigeze ubyara. ariko ibintu turi kubona mu bakozi b'Imana mu bitwa abakozi b'Imana nabyo niho kibazo kiri kubera nanone. turashaka ariko kubwira abantu batwumva badukurikiye kurumva ntago hari igihe umuntu ashaka kukwangiriza izina. Kamere ya muntu iraharurukwa. Igihe mbwira abantu numenye ko kamere ya muntu iharurukwa iharari igaharurukwa, icyo gihe nta kintu kizatuma udakomeza urugendo. Ariko umuntu aragoye. Tugeze mu minsi ya nyuma ikitwishwa twanyaga umwuka wera twaranyazwe umwuka wera. Iyo umuntu afite umwuka wera atangira intambara, ajya gushinga gukreye intambara, avuga ati sizi intambara icyo ngiye kuvuga nzakibyaramo iki. Niba baricanye ku meza bagasangira, kandi cyongeye buriye biroroshye cyane guhita usenya mu mapase kuko mwabanye. Ubu gihe biroroshye guhita umuntu asenya kuko anzi, ndoroshye guhita najya gusenya uwanjye kuko muzi. Rero abantu tubabwire bajye bashishoza bashyire mu kuri. Umuntu yatandukana n'undi muntu yananirwa, mama paseri yananirwa n'undi yananirwa, abantu ntibumvikane cyane. Yuko wihangane mugerageza ko namara kwemerwa zabikamba ry'ubugingo cyane ko binagoye uza bivuga ni umuntu mukuru. Biragoye ko mama paseri yaguhugura ngo bimere gutya na gutya, biragoye nepo, biragoye. Abantu baragoye. Buriya ni nka Satani je kuvuga tereka mwangiriza izina, azaza avuga n'ibindi kuko twabibonye bivugwa. Kandi bongere mu minsi 3 cyangwa ukwezi yaba yaramutunze konyine nagushimira Imana. Ibindi niba bashwanye batandukanye ntigendere neza. Yego, ariko se ubundi gushwana n'umuntu niko kugenda umuvuga reka ngaruka nayo kwa ntabwo ari umuco. Ntabwo ashwanye na mama Deborah nzagenda muvuga. Ni umuco w'abarokore mu cyane. Ndi muzima ubundi cyane. Nagira intege nke ndi mwisi ntago ndi marayika. Ariko ibuka umunsi umwe ko ari kiza twatwara ikize n'abanaragize. Rero kitwa abantu amagambo niyo bashoye tuza hano kuri YouTube dusebya abandi, tuvuga abagabo bacu, tuvuga abavandimwe bacu, ubwacu tudakundana kugira ngo bakunde batugire impuhwe bange. Wangishe mama Deborah umuntu kuko ntabwo yazanywe n'amahoro. Burane po ikintu kikwica uruvuga ni rubi cyane. Abantu mu bifura nushwana n'umuntu bifura wigendere. Ntago gende marayika. Ceceka nubu ngiye shobora kugukorera ikosa nepo. Kuko wambereye imfura ugaceceka. Ngiye mu mutima nkihana nkavuga ngo undushije ubutwari. Kibazo gihari mwashatse kuvuga ngo turashaka gukizwa mwibagirwa umuco. Umuco waratakaye. Ahubwo dutora imico. Umurokore yarasengaga, umurokore akaba mwibanga gasenga, akavuga ati zintambara n'Uwiteka uzazirwana. Nongere mbwira abantu igihe cyose uzajya mu bintu bidafite Imana umumaro, nta nyungu uzabona, uzaseba, uzakuramwo kumwara. Niyo mpamvu abantu benshi abantu bakuyemo kumwara kuvuga. Umutima wawe ugahora ukurya. Ukibuka ko hari umunsi n'umwe umuntu nge nananirwa nepo ntago nge ndi marayika. Ariko za ntege zanjye nkiyanagize ndi umuntu. Ntago bivuze ko yahita kuraho ya neza nakugiriye cyangwa se wa mwanya twafatanye tuganira. Nibyo timo tubana mu barokore. Ubundi umugore w'umurokore, umugabo w'umurokore, umusore w'umurokore yajyaga mu gikara gasenga. Akabwira bene se mu gikara akavuga ati bene data nimuze dusenga ibintu birakomeye. Nimuze dusenga urugo rwanjye ndabona rumeze gutya. Ariko urabwira mugenzi wawe ikibazo ufite kugira ngo mufatanye musenge ahubwo akaba ari ukwandarika hanze. Hamuno kuki mutamenya abo muri bo bana b'Imana. Yes. Kuki mwitesha agaciro. Twitesha agaciro. Kandi ubundi agaciro niko kambere ku murokore. Mugenzi arasebanya n'undi. Uyu munsi ndi kugira agahinda kenshi cyane muri no minsi nkora ibintu bya gospel nibyo nkora nambashaka ko tuvuga ubutumwa bwiza. Ariko mfite ikibazo kiri kuntera agahinda. N'ubutumwa turabuvuga ko turimo turahugura. Yego, kiri kintera agahinda buri munsi kumva izina bita umurokore. Izina bita umurokore ryariza umuntu yitaga izina kiragiye amurokore kugira ngo ari n'umuntu wasaga ari umuntu utari umurokore gusa kandi cyangwa she murokore. Bagati nitubona ko ari murokore gusa ubwabyo kabisa. Ntabwo ego. Ariko uyu munsi ushobora kwandika ngo she murokore no gomba kuza ntazi mwaritesha agaciro. Yego. Kariteshwa agaciro nabitwabo. Kandi buri agaciro si umuntu ahubwo agaciro ni icyuricyo. Buri hari ikintu wibeshye. Agaciro sije mama Deborah ahubwo agaciro nicyo kuza ngo ndi umukozi w'Imana. Ubundi wajyaga ku murokore ukavuga ati murokore aruzuza kwa murokore haba ibintu byiza ukaba ari hujya rwose kwizina kuko umurokore ni iki? Umurokore ni ugukizwa, ni ukurekura, ni ukureka bya bindi wakoraga ukabireka rwose.
yego birakwiriye rero birakwiriye ko muva ku isoko mugasubira ku isoko kugira ngo musubire ku rufatiro nta numvuze urakumva muve ku isoko cyangwa bave ku isoko basubire ku isoko bongere bagiye kugira ibintu bavomayo bagaruka bafite package ihagije kandi gushimiye mu Madebora twinjire mu gice cyacu cya kabiri twari mu byo nibazaga dutanga n'impuguro ariko kandi tugiye kwinjira muri gahunda wateguye y'umunsi igenanye n'ubutumwa Imana ishyize ku mutima we kugira ngo usangize abadukurikiye muri kano kanya nshuti bavandimwe duteze amatwi muri kano kanya mukurikiye ibiganiro byose bica ku Musaraba TV tubarakiye kumenya mukadukurikira kandi mwandika comment like ariko kandi munaduhamagara kugira tumenye ibyifuzo byanyu dukosora ibihe dushyira imbaraga ibihe dukora iki kugira ko n'urugendo nemera yuko nta muhanga warwo icyakora turafashanya tugahugurana kugira ngo tuzagereyo amahoro kadusebe Madebora asenga Imana ubu nakomeza kumva yamutumye cyangwa se amushoboza kanyuma Madebora. Amen. Nyakwaho Imana umutware, Imana isumba byose, Imana ishoboye byose, Imana ivuga ijambo karisora, Imana itabeshya, Imana ubasha ibyananiranye. Haleluya. Umukozi w'umuhanga ntujye uhemuka uko ari ejo niko kiri. Ushoboye byose uragahore ku ngoma, ibyananiye abana b'abantu urabishoboye. Uri umugabo ukomeye utajya uharara cyangwa uharurukwe. Tuguhaye icyura kuko uyu munsi wengeye kuturemeramo kugira ngo tuvuge ibyawe. Tuguhaye karibu n'ikaze ngo uzubanira kutugirire neza. Usenye ibidafite umumaro, ibyadutesha agaciro, ibyaduhagurukira mu izina rya Yesu Umwami w'abami. Hari imitima myinshi yasenyutse ariko unyemere ibyo tuvuze byongere byubaka imitima. Hari abacitse intege kubw'ibihe ariko wongere bagarura ibihe byo kongera kukubaho no kukwizera. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti Mwami. Uteze amatwi uzumvira ijambo, uzumvira ibitwavuze, reka bizamuhembure. Ineza y'Imana izagaragare, uzatanga ubwenge kuko ari bwo ngombwa bukenewe. Wongere ugarura abantu umwuka wera, Imana ishimwe. Wongere ukora abantu ku maso, ubashigitsire, uhindura imitima imeze nk'ikomeye, uyoroshye kuko ushoboye byose. Haleluya. Wongere ufata agataka, wongere ukore ku maso y'abantu, abantu bongere barebe, bongere Mwami Imana ukore ku matwi yabo, abantu bongere bumva ibihoho bigeze. Dukeneye kumva ijambo ritandukanye n'iryo twumvise, dukeneye kumva ijwi ritandukanye n'iry'abantu. Jambo yavuga ngo kure y'indu no kure y'abarasana woni Imana igigaragara. Dukeneye ku Mwami Imana guhagarara ugaragara. Urakoze Yesu, urakoze kwa ugennye. Rega suko twirengagije ko ari abarwaye, abari kwa muganga hirya no hino bari mu bitaro. Oh Mana, bari mu nzu y'imbohe, abari mu buzima bwo kugonga no kuniha, ubuzima butandukanye bukomeye. Twebwe kuba twaje gukya Mwami ntacyo twaguhaye, icyama tukibaza tugatekereza, icyama ukongera ukatugarukaho tugirire neza. Urakoze kubikore kwibesha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha nshuti z'umusaraba kandi Imana ibiteho abakunzi bacu. Imana ibaha umugisha. Abwo gende uvuga abafana kuko mu nzu y'Imana nta mufana ubamo ahubwo habamo umukunzi, hakabamo inshuti. Imana ibaha umugisha cyane kandi bagirire neza kandi Imana ibiteho. Barwana intambara izo muzi nizo mutazi. Ushobora kubunaniwe, hari ibikuranije, hari ibitumye udasobanukirwa, nyabona hariho ibintu byinshi, ariko ndagusabira ngo Imana dukorera iri mu gihugu cyo mu ijuru, Imana yakuremye, Imana igukunda urukundo rutangaje, Imana yagushyize kuri no si. Ndagira ngo Imana yera nyinginga ubone ukuboko kwayo. Urananiwe, urarushye, uruhijwe n'ibikomere byinshi ufite, uruhijwe n'agahinda, ariko reka nkubwira ijambo riravuga ngo hari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nukuri impundu zijya zivuga. Birashaka ko uyu munsi utameze neza, ndetse uri mu bihe bigoye bikomeye, ndetse uri mu bihe byo kwibaza ngo ko bigenze kuriya, ariko uhumure, Kristo aragukunda. Rero nshuti yanjye ndakwinginze ube maso, ubane n'amaso Imana, uyoboze Imana inzira. Tugeze mu bihe umuntu akwiye kuyoboza Imana inzira, igihe cyose ukareka amarangamutima yakoberwa n'Imana. Nyabona ntuzakore ikosa ry'uko amarangamutima yakuyobora, ahubwo ujye wemerera Uwiteka akuyobore. Arahari, arakora. Usome ijambo ry'Imana rizakuyobora kandi utuze, kuko mu gutuza ukarindira byemeza umutware. Iryo jambo twarivuze tugitangira ikiganiro. Ni Imana ikomeye, ni Imana itareba nk'abantu. Nibuka ko Imana itareba nk'abantu, nibuka ko idakora nk'abantu, nibuka ko nta kintu igishingiraho igiye kugutabara, icyo gihe uzarushaho kubaha Imana. Nukuri Imana ntiyumva amabwire, Imana ntabwo igenderana byacitse, ni umugabo ukomeye wo kwizerwa no kwiringirwa. Ariko rero ndagira nkubwire ngo muri no misi ya none uhagaze ute? Ese ibyo urimo ubona birimo birakwerekeza he? Ese urimo uratekereza iki? Induru zirimo ziravuga, abantu barahanganye, inzangano ni nyinshi. Ese wowe muri bino bihenge nawe twakora iki? Utekereze, wisuzume icyo wakora, nanjye icyo nakora.
ariko icyo wakora ni ugusenga, ni ukuyoboza Imana inzira, ni ukubera amaso ubugingo bwawe. Abantu inshuro nyinshi turimo turarya, turimo turanywa, turimo turadamarara, ariko nyabona bera amaso ubugingo bwawe kuko aribwo buzabona Imana. Ibyo mu isi bizashira, intambara zizashira, kwambara, kurya, ibyubahiro bizashira mu isi, ariko nanjye nkubwira ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nta kindi umwanzi ashaka, ni ukugira ngo akwambure ubugingo, akunyaga ubugingo. Azakunyaga kuko Satani afite amayeri menshi yo kukunyaga ibihe byawe. Wabanye n'Imana, ibuka ugikizwa, ibuka ucyakira Umwami n'Umukiza mu bugingo bwawe. Waririndaga, wabanaga n'Imana, wumviraga Imana, washakaga Imana, ukavuga ngo niyo yonyine yampamagaye, nta wundi muntu wampamagaye. Ntabwo wiganaga abandi, uko abandi bavugaga ntabwo ari ko wavugaga. Ongera wibuke, hanyuma ugarukira Imana. Iyo munsi kuba Imana yawukuremeyemo wiwupfusha ubusa. Nuzajya ubona mu gitondo ubyutse ukabona ni muzima, abanzu bazi Imana uvuga ngo Mana, uyu munsi Imana yawundeme kandi singomba kuwupfusha ubusa kuko ejo ntabwo ari ahawe. Mu gihe ugihumeka uyu munsi, nimugoroba ntabwo ari ahawe. Satani arimo ariganya ubugingo abantu. Nta kindi cyamuzanye, yaje kwica no kuba no kurimbura. Kandi nawe yakujeho, ntawe Satani atinya. Ntabwo agutinya kuko ukomeye kw'amashuri, ntabwo ibyo bireberaho. Cyo nkuko Imana itagira ibyo ireberaho. Gusa ikintu waba Satani wamunesheshe ni intwaro yitwa kwirinda. Irinde mwene data. Wivuga nk'abandi, si ngombwa kuvuga nk'abandi. Iyi si irashaka ko tubaho kubera ko ishaka nyine uko tubaho. Iyi si irashaka kutuyobora, ariko nyamara Imana yaduhaye isi ngo tuyiyobore. Rero irashaka kugira ngo iducuramishe. Yego ubukene burahari, ariko buri ku muntu utarizeye. Iyo wizeye ugasoma ijambo ry'Imana nta kigutera ubwoba. Ibihe ntibigutera ubwoba. Yego iminsi yagusuzugura ndabizi, ariko iminsi ntabwo ihora igusuzugura. Ntabwo ibitondo bingana, ntabwo iminsi isa. Komera, irinde, genda gake mu byo ukora. Ariko iyi si irashaka kwirukanka cyane, iri ku muvuduko wihuse. Yewe murokore, nushaka kwirukanka ku muvuduko wihuse, uko umurokore ashaka kugenda, uko isi ishaka kugenda, uko iterambere ishaka kugenda, nyabona ushaka kuzariga mu bugingo. Yego. Haleluya. Ushaka kuzariga mu bugingo, kandi ubugingo nibwo ngombwa. Hariho ibintu byinshi pe bitumye ubugingo bw'abantu buriganywa, kuko Satani afatiye abana b'Imana mu bihe. Ubundi umwanza gufatira mu bihe. Iyo rero hari ibihe bije, ntubashe kugira ngo ubigiremo ubwenge, uhamagara Imana uvuga ngo Mana ndabana nawe bino bihe, byanze bikunze Satani akuriganya kubera ibihe. Yego. Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya, twumve icyo Imana ivugana natwe uyu munsi. Ariko nje kukubwira ijambo rivuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ibyo urimo ukora byose hari ubundi buzima. Amagambo urimo uvuga ndagira nkwibutse ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nyabona izo nzangano ufite, nyabona uko kubeshya. Ndimo ndabwira abantu nkabwira ngo hari akabuwate k'ikinyoma abantu bahimbye. Hoya rekura, nta kibazo kubw'ubuzima uyu munsi bumeze nabi, ariko ejo buzamera neza. Navuze ngo nta mukozi w'Imana upfa. Ushobora gupfira ku musozi umwe ukazukira ku wundi, upfa ko waravuganye n'Imana gusa. Haleluya. Imana irakora, ndi umugo kubihamya ko Imana ikora. Reka nyikubwire, siyo numvanye abandi, niyo niboneye n'amaso. Imana ntabwo igira isoni zo kukubwira ko izagutabara. Ntabwo Imana igira isoni zo kukubwira ko wayikoreye izakugirira neza. Mwikangwa n'ibihe. Ibihe bizaza, ibihe bibi bizaba, ariko hari n'ibihe byiza. Haleluya. Amen. Uyu munsi ntibyemeye, ejo bizemera. Uyu munsi ntibakwemeye, ariko ejo bazakwemera. Kandi reka nibutsa abantu, ntimugashaka ibyubahiro by'abantu, ahubwo shaka icyubahiro cyawe ubwawe. Hari igihe abantu bibeshya nepo ngo ndashaka ngo reka nkuri ibintu ngo abantu banyubahe. No, ntabwo icyubahiro cy'abantu ari cyo ngombwa, ahubwo icyubahiro cyawe wowe ubwawe wihaye. Kuko iyo wiyubashye ntawe utakubaha, iyo wiyemeye ntawe utakwemera. Wowe ushaka icyawe. Yego iminsi iragupfobeje kuko igipfobya umuntu, ariko nanjye nkubwire ngo iminsi yasa ntihwana. Kadusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Turasoma
igitabo cy'umuhanuzi Zefaniya ibice 2 turasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. avuga ngo bahugurirwa gushaka Uwiteka bicisha bugufi. Ngiye nkunda gusoma ijambo ngenda ndisobanura. Haleluya. Bahugurirwa gushaka Uwiteka bicisha bugufiya. Nta kindi kintu cyashobora gutuma ushaka Uwiteka usibye guca bugufiya. Mu mutima wawe ugaca bugufi ukihana ukareka icyaha n'igisa nacyo. Ugaca bugufi ugashaka Imana, ntabwo guhangana byatuma ushaka Imana. Ntabwo byatuma ushaka Imana. Ntabwo kuvuga ukuvuze byatuma Imana uyibona. Ubundi hari ingingo ikurengera, hari igituma Imana iza kugutabara. Nimuteranire hamwe ni ukuri mwiteraniro mwa bwoko butagira isoni mwe. Yarabahamagara babwira ngo nimuteranire hamwe mwa bwoko butagira isoni mwe. Nimuze muteranire hamwe. Nimuze muhugurane. Umunyantege nkeya ahugure, umunyembaraga ahugure umunyantege nkeya. Cyane ko twese araho tugera. Tukananirwa kuko turi abantu isirananiza. Isira kuzunguza. Ubuzima burakuzunguza. Ukaba wakiganyira, ukaba wakiheba. Ukaba yewe amarangamutima yawe yasohoka ku bantu. Yene bakayafata nuko atari. Ariko nimuteranire hamwe. Yesu ntabwo yadusigiye isezerano ryo gushwana. Yesu ntabwo yadusigiye isezerano ryo kwire mu dutsiko. Yahamagaye abera avuga ngo mwabera mwe nimuze muteranire hamwe. Nimuze mwungurana ibitekerezo. Buri muntu wese acire bugufi undi. Buri muntu wese yumvira undi. Buri muntu wese yumva impuguro. Ntabwo arababwiye ngo umwe ajya hunda hanyuma arababwiye ngo nimuteranire hamwe. Yego. Muteranire hamwe mwabwoko butagira isoni mwe. Mwabwoko mwe naremye. Nkabacunguza amaraso. Hari igihe umuntu areba agahinda k'ibintu birimo biba. Akavuga ati si Imana yo yaturemye. Yatanze umwana wayo. Akadupfira ku musaraba. Igihe inama yo mwijuru yari iteranye ibizima bine n'abakuru babuze wacungura umuntu, ariko Yesu avuga ngo ndamanutse. Niba yamanutse akadupfira ugira agahinda ukavuga ngo niba ari nge mbabaye nk'umuntu, Yesu ababaye umubabaro ungana gute? Ariko nimuteranire hamwe. Bintu byo kurema mu dusiko no kutemeranywa, bintu byo gusenyana no ntabwo byatuma Imana iza nshuti yanjye. Nje kukugira inama ngo nkubwire ngo ibintu uzakora bitafite inyungu z'Imana. Nta nyungu uzabona, uzavunika, uzaruha. Imana yawe izasuzugurwa kandi Imana yacu irakora. Nicyo gituma abantu bayizera kandi Imana yacu ikorera mu mirimo. Haleluya. Abantu bizera Imana y'imirimo. Imana ishimwe. Ageze ku murongo wa 3. Wakabira avuga ngo ibyategetswe bitarasohora, umunsi utarahita nk'umurama utumurwa n'umuyaga kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho. N'umunsi w'uburakari bw'Uwiteka utarabageraho. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbere ngo hari uburakari bw'Uwiteka. Imana igirakara. Imana igihanga agasuzuguro. Munsi yashize duheruka gusenga Imana. Imana imbwira ijambo rikomeye irambwira ngo icyubahiro n'ibyo kurya byarashize. Ngo hasigaye iby'abantu banyubashye Imana n'ibyo nazigamye. Ni ijambo rikomeye Imana yambwiye. Ndavuga ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa byarashize, ariko hasigaye ibintu by'abantu banyubashye narabizigamye. Haleluya. Nukorera Imana neza ntabwo uzakorwa n'isoni. Nukorerwa n'Imana, Imana yaremye isi yishyiramo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana izabikuzigamira, uzabaho neza kuko Imana nayo ikunda inyungu zayo. Hayi icyubahiro nayo iguha icyubahiro. Ishatse urayibona. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Uburakari bw'Uwiteka butaraza. Nimushaka Uwiteka muciye bugufi. Uburakari bw'Uwiteka burahari. Wa munsi uri mukore bidafite umumaro. Cya kintu nawe washatse urakibura. Ntabwo Imana igutabara, ntabwo Imana igutabara. Wayitabaza utayikorera. Abantu bakeneye gushaka kumva icyo Imana ishaka, ariko ntabwo bashatse gukora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Bantu bantega amatwi, munashaka kuza yumva ngo ndashaka kumva icyo Imana ivugana nanjye. Ariko Mana ijuru riramvuga iki se mukozi w'Imana, ariko wowe udashaka gukora icyo Imana ishaka. Banza ukora icyo Imana ishaka. Ibyo Imana igushakaho birahari. Naho itavuga yumvise kandi irakora. Yesu ahimbazwe cyane. Imana ishimwe. Mukore cyane, mwihute mushaka Imana kugira ngo uburakari bw'Uwiteka butaraza, kuko burahari. Burahari. Hari icyatuma Imana iza. Hari icyatuma igucisha bugufi. Erega ntabwo burya Imana yakwihoreye. Ntabwo yakwihoreye kubera akagambane kawe. Ntabwo kuyu munsi wirirwa uvuga ukavuga ibidafite umumaro, ejo ukavuga ibidafite umumaro.
ejo ugasopanya nejo ugasopanya abantu ugashaka kwica umuntu ukamwica ahagaze. Ntabwo Imana yakunaniwe, ntabwo yakunaniwe. Uburakari burahari. Imana igicyaha, Imana igifata umwanzuro. Shabira avuga ngo hari urabikora nka kweko ngo umunsi umwe nzagushyira ku karubanda bakubone. Ntabwo kubuzi kuvuga cyane no kwambara neza cyane no kumva kuri igishongore. Ntabwo bivuze ko Imana yagutinya. Imana irahari. Ushobora guhangana n'umuntu ukamutsinda kubera yenda ururimi rw'akanwa, imbaraga z'akanwa zirakora n'imbaraga z'amafaranga zirakora, ariko Imana iri hejuru y'abantu bashaka gukorera Imana na yego ihangane. Wamenya aho uguye, yego wacika intege wakiheba, wajya no mu cyaha ko kuri umuntu ibihe byagukanga, ariko ntabwo iminsi yose wahora wumva ukora ibyo ushaka. Menya ko wagize intege nke, wihute wihane, wikora ibintu nkana. Abantu muri misana muri murakora ibintu nkana, ngo reka nshaka ibirayi, ngo reka ngo mvuge ibidafite umara, ngo ndumura ko ngo nanjye nishaka ibirayi, ngo haruntunze se. Je utunzwe n'Imana, ntabwo utegetswe gushaka ibirayi usebanya, ntabwo utegetswe gushaka ibirayi uhanganisha abantu. Utegetswe gusenga. Niba warasenze ukabona nta kimana irimo ipanga, suzuma wirebe, mesaka mugende hisaka urebe ko hari inkota wazanye muri uyu murimo. Wazanye inkota y'amagambo, wazanye inkota yo gusebanya no kwangana, wazanye inkota yo kwicana, wazanye inkota yo kugira ngo usebye mugenzi wawe amanuke hasi umwangiriza izina. Imana irahari. Uburakari bw'Uwiteka burahari. Umuriro w'Imana urahari uzagutwika. Nta rwitwazo ufite rwo kuza ukora ibintu nabi ngo nukubera iki, ngo ndi muri showbiz. Narabyumvise nk'umurokore ukabona ngo nge ndi muri showbiz, ukumva nta soni ufite rwose, ukumva kurara udasinziriye, umwanya wagafasha ugasenga Imana, wajya kujya kukaraga Imana ikavuga nawe, ukagira amabanga Imana ikubitsa, ubusigaye urara ugenda ushaka amakuru ngo uvuge. Reka nkubwire, uranezeza abantu batazagira icyo bakumarira, ejo uzapfa bakagushyingura. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru wakoze ibinezeza Imana, nta kintu Imana yakwima. Yagufata, haleluya, ikagutiza umurindi ukavuduka. asante nta hantu haba Imana itagukura, nta naheza Imana itagushyira. Irabishoboye. Ndavuga ngo nta hari umuhanda Imana yacamo ije gutabara n'abatarize. Haleluya. Imana iratabara, Imana ikura ku cyavu. Iyo wayishakanye umwe turayibona. Imana ikurwanirira intambara, Imana irwanirira intambara ikintu cyitwa umukiranutsi, igatanga ingabo naho bahaguruka. Jambo ravuga ngo bazacura intwari ntibazagira icyo, ngo nta ntwari yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara. Jambo ravuga ngo hari bazaterana, ariko si uzaba bateranyije. Iyo mukiranutsi igihe cyose naho yateranwa, abarozi bagaterana, abagambanyi bagaterana, abakomeye bagaterana, amafaranga bakayashora. Umukiranutsi ararinzwe, nta kintu aba, ararinzwe, arakomeza. Mu mapfa ngo ahora asa neza. Aho abandi baburira warahabonera, aho abandi barimo barira waraseka. Imana ihimbazwe. Haleluya. Aho abandi bamwibaza ngo sakora n'izihe mbaraga, ese bimeze bita, Imana iramubwira ngo humura, komera, ndi kumwe nawe. Komeza urugendo, komeza unkorere, komeza umvugire. Naho abantu batakwemera ngiye nkwemera gusa, nta kibazo. Haleluya. Dufite Imana. Abantu murahindutse, abantu muri hemukiye, wikihemukira, wikigirira nabi. Uyu munsi bishaka kuba bitameze neza, ariko ejo bizamera neza. Ndagira ngo nkubwire mwene data nkurikiye, Imana yaremye abantu benshi bakwitaho, Imana yaremye amaboko menshi, haleluya, yagukurikirana, igikurikirana umukiranutsi ibihumbi n'ibihumbi. Imana ihimbazwe cyane. Abantu musa n'abandi, ntabwo ari ngombwa ko njye nsa nawe, no. Haranira umwami wamenye umuhagararo, uvuga ati yewe ntabwo nzakora nk'iby'abandi bakoze. Yego tugira abatuza mu matwi, tugira abaza kudukosora, ariko ntihazagira umuntu ugukosora gukura ku Mana yawe. Ngo muko wahamagawe, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara, Imana izagutambutsa aho utatambukaga, aho imiryango itakugeza, aho amashuri atakugeza. Imana dukorera iri mu gihugu cyo mu ijuru izahakugeza. Izo ntambara izazirwana, kandi izo ntambara izazitsinda. Haleluya. Izaguha amaboko yayo, mu kiganza cy'Uwiteka hahora havirirana imbabazi zayo. Mwana ishimwe. Rabi, mu kiganza cy'Uwiteka hahora havirirana imbabazi. Imana ihimbazwe cyane.
higira ibigutera ubwoba. Iyo aguhamagaye niyo kwizerwa. Gusa ikigorana ni ukumenya niba yaraguhamagaye cyangwa itaraguhamagaye, ni ukumenya ko yagushyize muri uno muhamagaro cyangwa utawugushyizemo. Banza wisobanukirwe icyo uri, unasobanukirwa n'aho ujya. Imana ihimbazwe cyane. Murongo wa 3 aravuga ngo mushake Uwiteka mwabagwa neza bo mwisi mwe, bakomeze amategeko ye, mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Ni mushake gukiranuka, ni mushake kugwa neza. Ntabwo ari ngombwa ko mugenzi wawe akuvuga ngo yakuvugiye kuri kamera zinizi, ariko barako mwabaye muti. Ninde wakubwiye ko umuntu arwanira mu mubiri agatsinda? Nta muntu urwanira mu mubiri agatsinda. Iyi ntambara zijura ariko Uwiteka akakurwanirira. Ariko iyo ushatse kwirwanira akubwira ati nta kibazo ko wirwaniriye, irwanirire. Irwanirira ubwo nyine uri hano ntacyo ushoboye. Ariko ni mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza, kugira ngo wa munsi uburakari bw'Uwiteka muzawuhishwe. Hari umunsi urahari, hari umunsi umuntu ajyageraho akarwara, Uwiteka akabana nawe. Hari umunsi umuntu ajyageraho amagambo akaba menshi, ariko Uwiteka akabana nawe. Haleluya. Hari umunsi Uwiteka, hari umunsi uhari w'Uwiteka. Gira neza wigendere, vuga make wigendere, wikivanga. Yaguhamagaye wenyine irahari. Kuki wivanga ariko ubundi? Mvuga n'abantu bakunda kwivanga. Kuki wivanga? Kuki urekuye ijambo? Kuki ugoretse ijambo? Ngo urashaka amana, urashaka no. Imana izagutunga. Ibiryo by'abera birahari, kwambara kw'abera birahari. Reka nkubwire, nugira ishyaka ry'ibyiza nta kintu uzabura. Naho bahaguruka bakagutura hasi, ntabwo uzagwa hasi kuko uri kumwe n'Uwiteka. Ni mushake kugwa neza, yego, no gukiranuka, kugira ngo muhishwe wa musi mubi. Tugiye gusenga Imana. Wari wihebye, wari wiganyiriye, wari warivanze. Abantu barivanze. Abantu basigaye biga imvugo z'abandi, abantu basigaye bagenda ingendo z'abandi, abantu basigaye bahanura nk'uko abandi ngo bahanura ngo runaka ko nabonye bimera gutya. Abantu basigaye barasubiye ku ntonorano. Ururimi n'umutima naho bihuriye. Umuntu avuga Imana itari mu mutima we, iri mu kanwa gusa. Urashaka gukura gutya kugira ngo wemeze abantu ndakoreka ncizini nza runaka acizini, ariko uzi runaka yaraciye izihe waciye yawe. Cyajya gukaraga ukisengera Imana ukabana n'Imana. Abantu bakakuvuga ugaceceka. Bakozi b'Imana, ninde watubwiye ko dukwiye guhangana? Nta mukozi w'Imana uhangana. Nta mukozi w'Imana wisobanura mu minsi mibi yamugezeho. Iminsi mibi njya nemera kwiza ku muntu ikamusuzugura. Wari uguharaye akaguharurukwa. Ejo akuvugaga neza akakuvuga nabi, ariko nk'umukozi w'Imana ugakomera ukavuga ati igihe nkiri mu isi fasha igihe mu ntambara. Ninde wakubwiye ko umuntu umusubiza? Ninde wakubwiye ko abantu bahangana? Ntabwo ubwami ari ubwo guhangana. Ntabwo ubwami dukorera ari ubwo kwishakira ngo ngiye ngo mfite abashyigikiye. No, utashyigikiwe n'Uwiteka ntawe umuntu yakugeza. Tugiye gusenga Imana. Ariko isuzume, wongere wisuzume. Uvuga ngo muri no bwami ndimo ndakora gute? Urashaka ko umwuka yagiye ariko yongera agaruke. Urashaka kwihebya kwirinda byagiye byongere bigaruke. Barokore bakozi b'Imana, ndasaba ngo Imana yongere duhe ibihe byo kwirinda. Twongere twirinde mu byo tuvuga, mu byo dukora. Twirinde zone fone mashala deneki, twirinde kuko kwirinda birashoboka. Imana yongere tugari ibihe byo kwirinda, kandi mu bihe bigoye bikomeye Imana ibane natwe. Yo mu minsi yashize twarasenze, Imana iravuga ngo musengere imyifato yanyu. Murokora huri sengera umwifato mu bihurimo, sengera umwifato mu byo ukora, sengera umwifato mu byo uvuga, sengera umwifato mu isi, sengera umwifato mu mugendana. Imana Data wa twese uri mu ijuru, uri umukozi w'umuhanga ntujye uhemuka, ntabwo ujye uhindurwa n'ibihe. Uko ari ejo ni kukiri Mwami. Nasanze utajya uhinduka, nasanze uri umugabo ukomeye, uri umubyeyi udukunda urukundo rudasanzwe, ushoboye byose uragahore ku ngoma. Mu mbaraga z'Umwuka Wera ndasengera bene Data, abo wahamagaye mu murimo, abo wagize Mwami Imana basaruzi, kuko ibisarurwa n'ibikeya. Bageze mu nzira baracumbagira, bageze mu nzira barakomereka. Hari abaryamye Mwami wanje, ariko barimo bagongera aho baryamye, aho bakeneye ubutabazi batabare.
mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ariko ndakwinginze ngo bakure mu bihe, garura imbaraga ubwoko bwawe, turakwinginze ngo uturengere. Erega hatari we naho twagera, cyo twahamagariwe ntabwo twagikora, ariko turasenga Imana y'amahoro, turaguhamagaye ngo utugirire ibambe n'impuhwe, turaguhamagaye ngo udutabare mu mbaraga z'umwuka wera, urengera ubwoko bwawe, uduhe kongera kwirinda, uduhe imyifato mwami, uduhe imivugire nk'abo wahamagaye mu mbaraga z'umwuka wera. Turasabye ngo ugwire muri twebwe, dusenye imbaraga z'umwijima, bitero byose by'umwanzi, turatesha agaciro imbaraga zose, aho umwanzi amarembo yafunguye turayafunze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Urakoze kutanza imbaraga kandi wongeye kuduhembura kandi enefonema shaya. Haleluya, turagushimiye kurwanya intambara ikomeye ku buzima bwacu, kandi hari ibihe uhinduye. Izina ry'Uwiteka nihabwe icyubahiro mu mbaraga z'umwuka wera. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha, katugushimire, urakoze cyane. Ikiganiro cyiza dukoze ntabwo ari kirekire cyane, ariko nzi ko kirimo ubutumwa bukenewe. Yego. Reka tugusabe rero utange nimero zawe za telefone twigendeye ku musozo. Yego, telefone za nyine 07 88 71 927. Irahamagarwa kanitaba. Yego, 07 Yego. 88 71 927. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen, amen.